muri iyo banki ariko Imana yo kabyara igenda ikoresha abantu mbona ya banki rishyuwe yego urumva kuko nagiye nasubiye kwa Sabe nyine njya kuvuga umwesikoro nahuye nawe urumva nyine ngiye kukubwira ukuntu Imana yandebaga ibyo nigaraguramo byose ariko ikavuga iti ntago bizebera Imana yo kabyara yo mu gihugu cyo mu ijoro twavuye mu murenge urumva tumenyaniye kuri social media arambonye aranterese ndamwemereye noneho wa murenge wanjye wagombaga kuzamo abanyamakuru sibyo umusore yatese kutishyura imodoka ati nta mafaranga mfite wafashe imodoka z'abandi ujya gufata umugeni wawe nta mafaranga kandi ubwo nyuma yaho ni yindi story umugeni yaravuze ati uko yankoye amafaranga akongera akayanyambura ngo yabanze 600 arongera arahindukira yarayamugusa ibintu ni Yesu we arongera arayamugusa nabivuga ngo iki arayamuguza naye arayamuha wa mukobwa arabihisha bihisha iwaba bihisha ibintu turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe ni kuri mama Sharirene turasuhuza abakunzi ba mama Sharirene ndabayambiriye ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda abari mu bihugu by'abaturanyi abari ahantu henshi pe mu nkurikirana hanyuma rero nkuko mumaze iminsi mubona ko tugenda dushyira abantu batandukanye kuri mama Sharirene nawe nimba ufite ibintu byiza kandi by'ukuri uhagazemo by'ubuhamya cyangwa ijambo ry'Imana ikintu kizima ushobora kugeza ku bantu bakabohoka bakishima bakunguka ubwenge haba ari uguteka haba n'ibindi uzajya uhamagara mama Sharirene hanyuma dufasha abantu b'Imana muri uyu mwanya rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umubyeyi mwamubonye umubyeyi turi kumwe uraho muraho neza turakwakire kuri mama Sharirene kandi turakwishimiye murakoze cyane andi makuru kunyakira ni meza pe yego twajyaga dukunda kuvugana kuri telefone none turabonanye nonaha ndashaka wibwira abakunzi ba mama Sharirene kuko nibwo bwa mbere uhageze murakoze cyane abakunzi ba mama Sharirene ubwo amazina yanjye nitwa Mukantwari Teresa banyita Teddy ubundi abantu benshi banzi ku izina rya Teddy nkaba nkunda mama Sharirene by'umwihariko urakoze cyane yanjye ndagukunda ko twahuye dufitanye amateka urumva ngiye najyaga nkukurikira kenshi kuva kera ndagukurikira pe 100%. Ni biki ukunda gukurikira mbese kuri mama Sharirene? Menya ko dukomoka hamwe Nyanza yego amateka ubuzima wanyuzemo yego harimo ibyo tugiye duhuza yego kuba singomada kurera wenyine mbese muri rusange naragukurikiranaga kandi nawe uribana yego n'urugendo yego umaze imyaka ingana iki wibana myinshi urumva nabyaye mfite imyaka 18 yego ubu tuvugana umwana wanjye yarangije segonderi ubwo kuva namubyara ubundi guturuka ku myaka 18 nahise ntangirana n'uburushyi yego na niyi saha urumva ngiye mfite amateka maremare kubyara uri umwana ukarera uri umwana uwo mubyaranye ntagire ikintu akumarira ugakura nyine uhinduka undi muntu nyine yego ubwo no kuvuga ngo ubuzima bwo kwibana ubumazemo igihe kinini ubwo no kuvuga ngo ubwo urumva nimba nararushye nsatira imyaka 20 nkaba ngeze 40 ubwo urumva ni imyaka 20 yose mu burushyi ariko no mu kuvuka nabwo nakubwira ko navutse mu buryo urumva ngewe ndi bucura mu rugo yego ntago nigeze menya data navutse nyine nsanga ngo yarapfuye yego urumva sinigeze mbona isura ye ubwo abandi bahamagara ngo daddy ngo papa ngo ibiki sinzi papa sinzi uko yasaga sinzi nimba yari inzobe sinzi nimba yari igikara nuko mama rero urumva aturera nyine mu cyaro mu buzima bugoranye urumva nabo twari tuva indimwe
tubaho nyine mu buzima bwo mu cyaro nawe urabuzi budashimishije urumva umuntu w'umupfakazi kurera abana bageze muri 5 yego utagira umugabo utagira gute ni hahandi no kubona ikijumba byabaga ari ibibazo hanyuma ndashaka ko twigarukira ku buzima bwo kwibana ubuzima bwo kwibana ni ubuzima bugora ababyeyi cyane rimwe na rimwe abantu badabasha kubikontorora neza no kubigiramo imbaraga ugasanga bahindutse abo batagomba guhinduka abari bo ugasanga bamwe barwaye indwara zituruka ku bitekerezo ukabona ntibabyakira nta nubwo babyemera ubundi wenda reka duhere ahangaha ibya mbere tuzaba tubivuga undi munsi kuko ibi nibyo byihutirwa ubundi ubuzima bwo kwibana umazemo iyi myaka 20 intambara zikomeye ziruta izindi wahuye nazo ni izihe ese wazirwanye gute kugira ngo abantu badukurikiranye byange bikunde iyi ntebe muzayicaraho rwose mbabwiza ukuri kuko n'abayicayeho burya ntago barusha gukiranuka ntubarusha no gutanga keya iyi ni intebe wisangamo icyo uri cyo cyose n'uwo uri we wese kandi ni ibintu bitaguteguza nk'ibyago ni nk'ibindi ni ukugira ngo rero igihe tugezemo nshingiye ku bantu bamaze iminsi bampamagara birakabije umuntu arakubwira ati umugabo ko yantaye ndabigenza gute riri urumva birakomeye ibintu byagukomereye ugitangira uru rugendo rwo kwibana ese yarapfuye cyangwa ariho uwo mugabo twabyaranye yari ahari urumva nyine nawe yari ahari nyine nawe yateye inda paragisida ntabwo mwabanye nk'umugore n'umugabo ntabwo twigeze tubona none wowe uri umufiyemeri wowe wageze ngo twabanye narinzi ko wabanye n'umugabo hanyuma ugatandukana uko biri kose ariko ahubwo hari ubundi buhamya mfite bw'uko noneho nari ngiye gushaka ko sitori zanjye nini yego ubwo tugiye ariko nanone ni urugamba rwo kwibana kuko uri umumama warabyaye urugamba rwo kwibana ni iki kintu niyihe ntambara ikomeye yo kuba uri umugore w'ibana urumva baguteye inda urisigara ubaho wenyine kandi biragaragara ko uri umuntu mukuru bimazemo iminsi hanyuma ni gute wabitwaye gute wabashije gukomera gute cyangwa se ntiwanakomeye oya narakomeye impamvu nakomeye ntabwo ushobora kwibana iyo myaka yose ntabwo ari uko abo kubana nabo baza wenda bari bugutesha umutwe wababura oya ntabwo bijya bishoboka ushobora kumubona w'ijoro rimwe w'iminsi 5-10 akagenda ariko abo ntibajya babura ariko ngiye abo ntabwo nigeze mbemera ngewe rero impamvu urambwiye ngo imbaraga ngo zikurahe ubundi buriya nagira ngo mbwire nk'abantu badukurikira ikintu iyo utari wakigeramo ntabwo ucyumva ariko iyo wamaze kukigeramo uragisobanukirwa kandi ukanakibamo kigabo kuko ubundi ni ukuvuga ngo hari imigani y'ikinyarwanda bajya bavuga ngo hataka nyir'ubukozwemo ngo naho nyir'ubuteruranwe n'akebo sinzi ukuntu mama wanjye najyaga numva abivuga bivuga ngo iyo ikintu wamaze kucinjiramo izo mbaraga urazibona byanga bikunda uzishakamo ukavuga uti se n'ubundi ikintu ninjye kireba none se ndi imfubyi icyo ni icyambere nta data mfite nta bavandimwe mfite ubwo hagati aho ngaho abavandimwe banjye bose baje gupfa barashira urumva ubu ndeba mpagaze uko n'uwo twari dusigaranye umwe musaza wanjye umwe sinzi ibintu aherutse gukora baramufunga bamagiye kuzuzamo nk'umwaka n'igice ari muri gereza bivuga ngo rero hari ntuze ugeramo warangiza ukavuga se nta muntu ndi bubwire ntawe ndi bwereke ndabigenza gute nyine ukamera nk'ikizi ntago nzi Imana yo mu ijuru ukuntu ibigenza ikaguha umutima ugakomera ukarera ugaca mu buzima bugoye bushoboka bwose ariko ukabubamo nyine n'Imana yo mu ijuru ikagufasha ku buryo ushobora no kureba n'uwo mwana nareraga ntago wamureba hano ngo uvuge ngo ni umwana ngo wenda urerwa n'umugore wapi ubibona ko ari nk'umwana wo mu bisubizo nyine ufite papa we na mama we ariko akahangaka hajemo akantu ko gupfobya abagore kandi nawe urimo ngo umwana urerwa n'umugore ubu ngubu aho isi igeze iryo jambo ngo umwana urerwa n'umugore
ryakoreshwaga mu myaka yatambutse kuko bajyaga bamenyera abagore bakumva ngo umwana w'umugore yaba adafite ubwenge ngo ni uw'umugore, ariko ubu umugore ni umuntu utikoraho, ni umuntu ukomeye urera abana bagasa neza kandi bakagira dufite imbaraga nyinshi cyane. Hanyuma rero reka nze nkubaze ikintu cyitwa kujera abagabo babona udafite umugore, udafite umugabo, abo bagabo barahari nubwo utabimbwira, barahari bakubwira ko bagukunda, bazakumara agahinda, bashobora no kugufasha bakanakwitaho. Ndabizi ko ujya ugira crise ukaburanirwa hahandi uburanirwa habe handi wicara nta n'igiceri, hanyuma ariko ubwo waburaniye ukabona umuntu araguteresa afite amafaranga, uhitamo kumwemera akayaguha cyangwa uramukatira ubyifata mu kose. Reka nkubwize ukuri, ngewe nimba navuga ngo wenda hari umuntu ushobora kubwira ubuhamya bwawe akavuga ati wenda umuntu abatubeshya abagira gute, ariko Imana yo kubera ko ireba umutima yo ibibizi ko ntajya mbeshya, sibyo? Abo ngabo ni akazi kabo, abo ngabo ni akazi kabo, nta nubwo tugomba kubaha umwanya. Ariko nkubwize ukuri, iyo nsa nko kuba mvuga ngo urumva ngewe nkimara kubyara nsa nk'umuntu wabanye n'ibikomere ku buryo numvaga narazinutswe igitsina gabo, nazinutswe igitsina gabo ku buryo n'umuntu yambwiraga ngo arankunda. Noneho ubu ngubu ubwo nabwo byahuhumiye ku murari, byahuhumiye ku murari. Ubu umuntu asigaye amvugisha nkahita muboroka, atangira ambwira ngo ngiye ngo sinzaza ameze nka wa wundi, nkahita mubwira ntumva iturize icecekere, nta magambo menshi tujya tuvugana, mpita nkuboroka. Yego cyane kubera no boroka ukaboroka n'umusheri kandi ufite ntago mbizi Imana niyo izabyikorera, kuko urwo nahuriye narwo kuri social media rumeze nk'urw'imbwa yahuriye narwo ku mugezi. Urumva ngewe ntambutsa ubuhamya bwanjye bwa mbere nabutambukije kwa Sabe, sibyo? Mvuga uburyo nibana, mvuga uburyo ndi singomada, mvuga uburyo umwana wanjye namureze ndi jyenyine, ariko ubu numva nrambiwe kubaho jyenyine, sibyo? Umva igikoze ndavuga ati ngewe ndambiwe kubaho jyenyine. Ni ukuri Imana yo mu ijuru impaye umuntu tukabana, icyambere kwa Sabe. Ngiye kukubwira rero icyakurikiyeho, noneho ubu ibikomere byaragiye biba ibihumbi 10, nimba nabifite ibikomere 5 ubu byabaye 10, kuko nimba ngiye kudivorsa ntarakoze ubukwe narasezeranye, urumva n'ubundi bikomere byanjye ngize igikomere cyambere, sibyo? Nahuye nacyo. Munyumve abantu bankurikiye rwose ngiye mujye mumbabarira, wenda mume na message zimpa pole gusa nta kindi. Urumva ngiye nahuye n'ibibazo, ariko ntago nzi ikintu Imana integanyiriza. Njya numva bavuga ko ngo iyo waciye mu bikomeye cyane ngo aribwo nguhinduka umuntu ukomeye, ariko so Uwiteka ubu ntabwo ibikomeye noneho igitabo nticyuzuye. Mbo ndeze jyenyine ngeze kwa Sabe mvuga uburyo ndi singo, ndavuga ntariko rwose ntago nzatahira umwana umwe, umwana umwe ageze senior 6. Urumva ubu yarakoze, yaranabonye diplome, ndanashima n'Imana ko yabonetse, yaratsinze pe. Ariko ndavuga ati se nzatahira umwana umwe ageze imyaka 20. Ese ubu koko mbonye umugabo tukabyumva kimwe ntago naba nanjye nshobijwe? Sabe rero ataha ati bashyireho nimero, ati Teddy mushyireho nimero rwose, umuntu ufite iyerekwa naritambutse arambiwe ubuzima, arambiwe ubuzima bwo kuba wenyine. Umva ikiganiro kiba kiratambutse, ndarebwa ko ku 100 maze ngiye kubona mbona haba hajemo umuntu araje ati yewe ndakijijwe, ndadeperi, ndumuririmbi Imana yo mu ijuru, ndi umuhanzi arazwi, okay ntagazwi cyane, ariko yari akizamuka. Tuzamurangisha ariko uwo muntu uramaga-foto ndakaguhereza. Arangije ati ngewe ati nsengera muri ADPR, ndi umuhanzi w'indirimbo z'Imana, nukuri nakubonye kuri social media, none ndumva nagukunze, twakora ubukwe twabana rwose, ngewe ndumva ari je nawe. Ndavuga nti karabaye, uririmba indirimbo z'Imana ati unyumvira abagore babana n'ibikomere byo kwibana n'iki? Nanjye numvise avuga ko aririmba indirimbo z'Imana ari umuntu ukijijwe, ndavuga nti sha ni wowe wanjye pe, si umuntu usenga koko. Ndavuga ati nta muntu wari bwaguhemukira asenga.
urumva n'uwo ngo twabyaranye we ni umudivantiste uwo twabyara ariko habe n'icyatanu yigezamo ubwo aheruka ntera inda acaho gisirikare kugeza na n'iyi saha gisivile ubu si nako ni gisivile kuko ntabwo yacaho gisirikare abasirikare n'intwari urumva rero abaragiye nimba ngo abaza Sudani nimba bahe sinzi yaba mu by'ukuri ubwo urwo rugamba rwo kurera agiye nyine ndarera ndakuza it's okay noneho ndangije mvuze ngo ngiye ngo kureba ngo twisungana none haza we mana nyagasa yo abaraje ndishimye urumva wa mugore nawe abonye umuntu umubwira ko amukunze arambwira ati jewe nta gahunda yo gusambana nawe mfite ndashaka ko dukora ubukwe tugakora mariage rwose tukabana si umusore ariko jye naramurutaga urumva namurushaga imyaka ariko ibyo ntago ari byo byari ngombwa we iyo aza afite urukundo ibyo twari kubaka ariko we yaje afite tageti y'umufiyemeri wibana afite tageti y'umufiyemeri ngo wagiye ngo kuri social media ngo ufite amafaranga ngo ucuruza mu isoko urumva giye naracuruzaga nyine mu isoko uriya mugore afite amafaranga niyo tageti yajeho kuko naje kumenya nyuma twaravuye mu murenge ari nayo mpamvu nahise stopping njyewe narabenze ntago nabenzwe abantu barabyumve mbaho ukuri njye wifatiye umwanzuro n'ubu buri munsi yandika ama message hano ngo nta divorce azama ariko nambwiye ati si wowe uyitanga itegeko niryo riyitanga urumva kuko naramubwiye nti icyakora nkikumenya nyimara kumenya ibi bintu tuvuye mu murenge stop ntago nzabana nawe urumva n'ibiki wari wamenye ninjye wamukatiye araza aratangira ati njyewe nurumva ndamwakira asanga mfite akazi kanjye nkora ndacuruza mu isoko Kabeza abantu bose barahazi asanga urugo rwanjye ntirusaba umunyu asanga nta kibazo na kimwe mfite sibyo yariboneye umuntu ufite cash umwana wanjye arishyurirwa ishuri neza ariga ahantu umwaka ni miliyoni kandi mbasha kwishyura nta kibazo mfite araza aranyinjirira kumbi azi ko mfite ngo amafaranga kumbi yibye abantu yarayogoje ngo ni njyewe ngo uzamwishyurira urimo kunyumvira akabwira hari uwo yarafite miliyoni 3 n'igice ubwo birahari nabo bantu twajyanye no kwa noteri ubwo n'uwo muntu afitiye miliyoni 3 n'igice twajyanye kwa noteri ari no mu bahamya banjye mu rukiko yari yabonye umugore uzamwishyurira yari yabonye umugore uzamwishyurira ati rero nabonye umugore ngiye kurongora ntuzandaburize humura amafaranga yawe azishyurwa wa muntu urumva mana yanjye ngewe noneho amaze kuza aranyinjirira umuntu ndamwemera anjyana iwabo ajya kunyereka ababyeyi be barankunda nanjye njya kumwereka mwereka umwana wanjye kwanza niwe wagombaga kumumenya bwa mbere ndamubwira dore umwana nabyaye mu bukumi bwanjye n'uyu nguyu mfite nta kindi kibazo numva ngewe mfite nta kintu namuhishe oya ariko we nta kintu yambwiye cy'ukuri yari afite abagore 2 babyaranye afite umwana w'imyaka 7 n'uw3 ku bagore 2 batandukanye yari afite umugore yinjiye wari ufite abana 6 yarapfushije umugabo ngo n'umuhanzi uwo mugore yinjiye igasanze hano za Gasanze yari afite abana 6 amurya moto ya miliyoni 1 n'igice barimo kumva mama Charire Imana yo kabyara ikabireba irumva Imana yo yarebaga ko giyewe ndashaka urugo ndashaka kubaka ikavuga iti mwana wanjye nyine hari ibintu winjiramo Imana nayo ikanakwihorera ikavuga iti reka mureke ariko haraho ntazemera haraho umupaka ntazarenga ndangije umuhungu twemeranya kujya mu murenge twemeranyijwe kujya mu murenge wumve ko giyewe nta n'amafaranga na make yari afite n'umurenge n'ibintu byose ninjye wabikoze arambwira ati nguriza ati nzakwishyura ati mfite ikibanza nashyize ku isoko ati bahaye miliyoni 3 n'igice ndayanga atari kubu ndabona ariho nzakura inkwano yawe ya miliyoni twari twavuganye ko azankwa miliyoni ati nkabona ariho nzakura n'ibindi bintu bimfasha ati nukuri nzakwishyura ati nimbona batayarengeje nzahita nyafata hanyuma nanakwishyure mama Charire n'imyenda yambaye n'inkweto z'umurenge n'ibiryo twariye n'abantu badutekeye ibintu byose ikofi yanjye kandi ikofi yanjye iturutse muri credit nakoranaga nayo muri banki urumva nyine hari amabanki ateza abagore imbere nari nkoranye nayo imyaka 3
ayo ya nyuma yantwaye miliyoni 2.5 urumva niyo ya nyuma nari nafashe muri iyo banki ariko Imana yo kabyara igenda ikoresha abantu mbona ya banki rishyuwe yego urumva kuko nasubiye kwa Sabe nyine njya kuvuga umwesikoro nahuye nawe urumva nyine ngiye kukubwira ukuntu Imana yandebaga ibyo nigaraguramo byose ariko ikavuga iti ntago bizebera Imana yo kabyara yo mu gihugu cyo mu ijoro twavuye mu murenge urumva tumenyaniye kuri social media arambonye aranterese ndamwemereye noneho wa murenge wanjye wagombaga kuzamo abanyamakuru sibyo kunkamera uwitwa Pasi w'impanuro niwe waje gukamera umurenge wanjye urumva akuntu Imana igiye kugukiza utamenya aho ituruka aranshushanyije ngiye gusezerana nawe nabizi dufite mariage mu kwa 3 dusezeranye mu kwa 12 tuzasohora invitation noneho Pasi kwa mu kwa 3 k'uyu mwaka kuriya kuyu nyine uyu nguyu ni navuga none urumva twazikoze umurenge mu kwa 12 kuko umwaka ugiye kugera uzuzura 28 suko noneho ndangije umuhungu agira ate kwa kundi abakameramani urumva Pasi w'impanuro wanjye yaje kuko nawe nari naramuhaye ikiganiro tuziranye arangije amfata nka sister wanjye ibiki n'ibiki ati nzaza ku kamera umurenge wawe ibiki Sabe nawe ngira ngo icyo gihe yari ari Burayi yari yambwiye ngo yakohereza Shema akaza kankamera nuko mbese urumva bishimye bose bati Teddy yaje hano avuga ko ashaka umuntu wo kubana nawe none aramubonye tugomba no kumufasha Mana yanjye mama Sharire umuhungu turagiye tumanitse ukuboko akantu kazakiza umuntu yageze ku idarapo Kanombe niho twasezeraniye agakora agakoryo akaririmba aririmbira ku idarapo unyumvire ngo ni umuhanzi ngo w'indirimbo z'Imana ngo arashaka kujya kuri hiti urumva sinzi ntago namenye nimba ari Imana yabimuteyemo kugira ngo indokore ntago namenya ako kantu ukuntu kaje pe n'ubu nanjye ndacyagatekereza kuko niko katumye ndokoka ako kantu yakoze urumva twageze ku idarapo kandi tugiye gusezerana turi abantu ba 5 kuko kuwa 4 haba hasezeranye abantu benshi noneho igihe duhagurutse baradusomye Patrick Teddy tugiye ku idarapo akimara gufata idarapo gutya ahita atera avuga indirimbo y'Imana sinibuka agace k'akaririmbo yavuze ngo Mana ushimwe yaravuze ngo ibiki ntago njya mbyibuka ariko karahari no ku ma TikTok kuko kahise gatembera ahantu kabonye ko kamukurikira urumva utarakabonye aha umva kandi Imana yacishije kugira ngo ndokoke Imana muri za nzira ze Uwiteka zirenga 1000 ntago igibura ahantu icisha kugira ngo igire uko ibigenza ateye iyo harero yaririmbye ngo Mana ushimwe ba Pasi baragakata tuva mu murenge tuvuye mu murenge turarya turiyakira twaye dufite ibintu pe ariko nashoye ku mafaranga namugurije ambwira azanyishyura ambwira ati ziriya miliyoni zanjye zo ku kibanza nibazimpa nzahita nkwishyura kandi ntacyo kandi nani habe na pariseri ipima intuzi intambwe ebyiri afite ari umubandi gusa ugenda ndangije umuhungu tuvuye mu murenge Pasi rwose n'ubu njya mubwira ati Pasi ajya ambwira sinakurinze umuruho ntiwafatanyije n'Imana nyine nzakugurira akantu arangije ka kantu aragakata amaze gutaha aragakata ninjoro abagashyize kuri canuye karahitinze bati umusore yasezeranye yibaze ko na ribu nayo ubwayo yaravuze ati ariko nk'aba bantu bakinira ku idarapo ry'u Rwanda biti ubwo gitifu yahise aduhagarika gusezerana ahita avuga ati mubanze mwicare hano ni mu rusengero cyangwa mwaje mu murenge yadusezeranyije nyuma y'abandi ari uko tumaze gusaba imbabazi kantu yakoze niko kandokoye noneho Pasi yagakasa gashyize kuri ntuze kuri cano yiwe abantu barakabona karamamara kamaze kwamamara abantu bakabonye batangira guhamagara ni wewe wasezeranye n'uriya musore ese ubundi uriya musore amurumugi ese ubundi uriya mama Sharire nutangira kubona comment abantu bamaze kuvuga umuntu nagiye kubona mu byumweru nka 2 uwo mugore bafitanye umwana w'imyaka 7 wa mbere niwe wampamagaye
ati uraho neza ni wowe Teddy ndi njyewe ni wowe wasezeranye na Patrick ni njyewe none se ko dufitanye umwana uri tayari kumwakira gahoda avuga ati karabaye waheze ngo w'imyaka 7 w'umukobwa ni ntabyo narinzi ati rero tubwo ni wowe mugore w'isezerano atubere di nzamukozanira ndavuga nti ngaho nurwo narindiriye ataracamo n'ibindi ya kabiri undi munsi wa kabiri undi mugore nawe w'imyaka ufite uw'imyaka 3 nawe barampamagaye muswati w'umuhanzi ibyo byose mbifitiye ibimenyetso pe kuko mu bantu bagomba kumbera abahamya mu rukiko kuko urumva naramureze na abo barahari nakagegera arangije uwa kabiri barampamagaye ati giye dufitanye umwana w'imyaka 3 ntabyo narinzi witeguye kurera uko kakantu kagendaga buri muntu wese agahererekanya n'undi niko nanjye nahamagarwaga finali uwo mu mama w'igasanze yinjiye bakamarana amezi 6 akamurya moto yari akagetura si umuntu nari mbonye njya ntekerezaga wese nari mbonye igini kandi shamba amashari ndaza kuguha ifoto ye umubonye gutya ahagaze yo mana wabona ko nta n'inenge nurumva niko baba bameze nuko ndangije ndavuga nti mana noneho ndapfuye neza uwo mupfakazi afite amarira nka 500 arambwira atumva ati twarabanye hano abantu baramuzi nimba ushaka ushidikanya ngwino hano igasanze induba uze abaturage baguha ubuhamya napfushije umugabo araza agasambu kagenda akagurisha tubana arangije ngo aramubwira ngo afite utubere ngo tunanutse ngo twudushumi none se ubundi abana 6 yajyaga kuryamamo utwo tubere tw'udushumi nibwo yaratubonye amurya moto aragenda ariko mani yisi ifite ibibazo byinshi ubwo ngo nanjye ndi umugore wasezeranye nanjye nabonye umusore mwiza iyo aje umwe nyine ubu yaranagiye sinzi ahantu aba mu mipaka y'Ubugande na hehe sinzi yaba ariko ubwo yabwiraga abantu ngo ndi umwana mutoya ngo yaragiye ngo kuntekera imitwe iyo yagiye ateka ni myinshi cyane arangije nyuma yaho ibyo biba bivuye karundura wa nyuma wahise uvuga noneho mpitamo amagara nabasabye ndababwira ntibya ya sosi yaje Sambaraseka aravuga ati karabaye ati n'ukuntu waje hano wavuye mu murenge useka washinyitse ngo ubonye umugabo ati birapfa ati bwa burapfuye ntiburapfuye sabe nahuye n'igindi urumva ariko iyi si ifite utugegera ngo ngwiki mama Charles nta birenge ni wowe ubwira nta makuru ufite ndangije finali n'uwo mugabo uba hano ku Kamonyi niwe wampamagaye witwa Isayi afite miliyoni 3,000,000 arambwira ati witwa Teddy so no mugara wa Patrick none se ko Patrick yambwiye yuko azanyishyura ku itariki nimba ari 15 kwa mbere atari uko mwavuye mu murenge ati ko wamwemereye miliyoni 7 nimumara kuva mu murenge ati none nkaba ndeba za tariki yampaye zigeze ati ntago uramuha amafaranga ntikarabaye njyewe Mukantwari ni nuko navuze Mukantwari ati none se we mugore we ninjye none se Patrick yambwiye yuko wamwemereye miliyoni 7 niziki zo kugira ngo ndongore noneho mva ngwa muri koma ati rero ati nkubwire mushiki wanjye Patrick dufitanye inyandiko afitiye miliyoni 3 n'igice yaje hano arambwira ati windega wijya muri RIB kundega ahubwo hari umugore ngiye kurongora ufite amafaranga bega karushye none uwo mugore ngiye kurongora yanyemereye miliyoni 7 ariko amakondisi yambwira yuko azazimpa uko tumaze gusezerana urimo komba none ubwo tugiye gusezerana ntundaburize ntuzandaburize ntundege ntugire gute ndishuwa ko azahita yama kuko uriya mugore yahebukiwe n'abagabo benshi yagiye abura abagabo none ngewe yarambwiye ngazanyizere ngo ari uko tumaze kujya mu murenge
ngo ni nabwo azampa amafaranga ngo nanjye nkakora nkashinga bizinesi ati kuko we ni umu bizinesi wumani ati aracuruza atafite amafaranga pe. Kumba amakuru naje kumenya nyuma maze kubishyira hanze ngo yarazi ko n'ibipangu mbamo Kabeza ngo ari ibyanjye kubera ahantu nabaga nari mamaze imyaka myinshi sibyo bibaza ahantu nagiye n'umwana wanjye yiga primaire noneho nkaba mpavuye ubu nibwo nahavuye umwana arangiza secondaire nahavuye kubera iki kubera nyine iyo saga y'ejo bundi noneho ubwo akaba azi ngo icyo gipangu umumama waho yarankundaga cyane akaba aba muri Suwede ataba mu Rwanda uwari umumama tubanye imyaka myinshi noneho nyamuhungu ashobora kuba yaraje nko mu rugo kubera ko n'abantu bo mu gipangu kubera urumva harimo amazu atatu harimo inzu nini harimo iyanjye y'icyumba na saro harimo n'indi ari giye kubyishyuza nkajyana amafaranga kuri konte ya wa mumama aba muri Suwede umurundi kazi nyamuhungu rero sinzi ukuntu hari yabonye ko abantu baho banyishyura akagira ngo n'inzu nizanjye ayo makuru yose nayamenya ari uko maze kumena umuceri nyine w'ukuntu tutakibanye ubwo rero mu kugenda ateka imitwe abwira n'uwo mugabo ko azamwishyura ngo yaramubwiraga ati afite n'ibipangu nibye biriya bya Kabeza nibye ntabwo akodesha yampishe yuko akodesha ariko yambwiye yuko akodesha ariko nibye kandi byahe ndakodesha nanjye nishyura ku kwezi nk'uko abandi bishyura noneho wa mugabo arampamya ndamubwira ati rero ibi byo kuri telefone byo ndumva ntabyumva twahura ukanyereka n'izo mpapuro mwandikiranye n'ibiki ati duhure nta kibazo twarahuye anyereka impapuro bafitanyeho amasezerano y'izo 3.5 miliyoni arambwira ati rero yambwiye ko muzasezerana mu kwa 12 arambwira ngo wamwemereye 7 miliyoni ngo kubera ko wagiye uhemukirwa n'abagabo inshuro nyinshi ngo ari uko mumaze gusezerana ngo hanyuma nimumara gusezerana ubone kumuha 7 miliyoni ndavuga atari komana nti none se ko twamaze gusezerana umubajije ko nayamuhaye noneho yakubwiye guki atari yo mpamvu nanjye naguhamagaye ati nyine byageze rokenze z'ukwa mbere ati mubwiye ngo ese kutampa ku mafaranga madamu wawe ntayo yaguhaye arambwira ngo ngo ndabona ngo wa mugore ngo nta kintu arambwira undaramubwira ngo none se ubwo umuntu yakwijeje ikintu ko nimba arashakaga umugabo yamubonye mwamaze gusezerana gutera igikumwe kuki atarimo kuguhaye amafaranga yakwemereye nibwo umutima uwo mugabo nawe wamuriye aravuga ati reka nihamagarira uriya mugore ndebe ampamagaye mama Charles duhuye ndumirwa mbona izo mpapuro ndamubwira nti n'ukuri kw'Imana nkubwiza ukuri nanjye ubwanjye ayandimo ayo twajyanye ku murenge n'imyenda yambaye n'ibintu byose naramugurije yego nanjye ntarananyishyura none se nari kumuha izo 7 miliyoni nzikuye ndamubwira atumva ndindushye yibana yasanze nibana umwana wanjye tubasha kurya tukaryama nakwishyura na geto yanjye nkashima Imana sibyo mu by'ukuri nkorana na banke nabanjirijeho bwa mbere yantangije 800,000 sibyo baranzamura bampa 1.5 miliyoni nyuma yaho ndangije rya deni bampa 2.5 nizo zizi ngizi ansizemo sibyo urabona nkibanye nawe ndamubwira nari kumuha amafaranga mbikuye umugabo arumirwa aravuga ati nanjye atubuse ndabigenzana ati mbega umusore ibiki duhamagara iwabo ahamagara nyina na se arabibabwira nyina na se babura icyo bakora nanjye ubwo urumva isosi iguyemo inshishi mitanda avuga nti rero wamana urakoze mama Charles nkimara kubona ibyo bintu warengaho ukavuga ngo urakomeje ntabwo wakomeza ntago wakomeza nukuvuga ngo hari kasike yari yaranyambitse ariko ngenda urumva ngewe yanyambitse kasike akinjira iwanjye arayinyambika ngiye nkeka nanabwiye n'abantu ko ashobora kuba yarandoze kuko ni wa muntu nge nteranyije totali y'amafaranga ni menshi ni wa muntu kuva tukimenyana twamenyanye afite telefone ya gatushi arambwira ati nguriza amafaranga uretaci urayamuha nzayakwishyura nkayamuha akambwira ati hari ahantu twagiye mu nama mu rusengero ku rusengero ati turakoteza ati pasiteri wacu ntiyaburaga ibintu ambeshya ati ko banciye 40 ati wayangurije ati ko hari ikiraka mfite nzajya kuririmba Musanze gutya ntiyaburaga ibintu ambeshya burya no kuririmba ni ikiraka iyi ni ikiraka amafaranga nkayamuhereza kandi nkamuhereza ku ideni rigeretse kurindi atigeze anyishyura mama Charles 5 byo kurya ninjoro ndaburaye nkakanda akanyenyeri wagira ngo yari yaraje yarakuroze none se tutararenga hano wanyuze mu n'urugendo rurerure rurerure kandi ibi bintu bikwiye kubera abantu isomo
cyane rwose niyo hanze aha hari abasore hari n'abagabo bikwiye kubabera isomo rwose wanakoze kuza kubivuga hanze aha hari abasore n'abagabo kimwe nuko hari abakobwa n'abagore ikintu bita amafaranga akarebera umuntu mu mafaranga yego ubundi koko ukurikije n'uwo muntu ukuntu yagutoboriye umuntu ugukunda byanyabyo utakubeshye cyangwa se n'umuntu utaguku ni gute ushobora gushushanyiriza nk'umuntu uri mu bihe nk'ibyawe ukeneye uwo bazabana sibyo kugira ngo atazagwa muri manka cyane ni iyihe nama wamugira cyangwa ubu nawe wabonye isomo ubundi ni ukuvuga ngo dore umuntu ugukunda yego ntabwo agusaba ahubwo waraguha yego umuntu ugukunda ni ukuri reka nkubwire sinzi akantu nabonye kuri WhatsApp kavuga ngo uko Imana yadukunze cyane ikaduha umwana wayo Yesu Kristo ni gute umuntu ashobora kugukunda ntagire ikintu aguha ese mama Sharire uraje usanze ndaba muri chambrette hari ikiganiro nyine cy'abana nabonye ninjoro uretse ko nyine arabe iki gihe nyine babafata nk'abo muri iyi minsi nyine ngo basaze bagize gute ariko umuntu aravuga ati umuntu usanze mu nzu y'icyumba na saro ntuyinyimuyemo sibyo n'ubundi urashaka ko nkomeza kuba muri ya nzu ese ubundi ubwo bugabo bwawe buri hehe urumva umuntu araje ngewe ahubwo arashaka kunsahura utwo mfite yego ajyane ukimara kubona uwo muntu akimara kuza muri iyo shusho mbanze nkubwire wowe uteze amatwi utureba hitukura y'amaso kuko nimba umuntu aje ashaka kugusahuraho kugira ngo akwinjirize agashaka kugusahura nk'ibihumbi 10 bya mbere urabimuhaye ubwa kabiri nk'ibihumbi 10 urabimuhaye na yandi ya mbere ntayagaruye umuntu ugukunda araza akakubwira ati dukora iki umushinga ese tuzamuke gute ese kuri ku rwego runuru turaruvamo bigenze bite akakugira inama akakubwira ati agashaka ikiguteza imbere ntabwo ashaka ikigusubiza inyuma sibyo ngewe nicyo kintu mbona kuko ntushobora kuza ushaka kunyereka yuko aho gushaka kundya utwange ngo umbwire yuko ngo hari mu rukundo yego kandi natwe abagore urumva ngewe nimba ari wa mugani nanavuga ngo nashakaga umugabo birenze ni ukuri ko Imana uziko nta kintu yambwiraga ngo nyisubize inyuma nimba yarambwiraga yamamagaraga ahantu hose yamamagariraga uko abishaka akambwiye nyohereza aya mafaranga nahitaga mbikora navuga ati hakabaho n'igihe mvuga Imana noneho no hari n'ukuntu namubwiraga akambwira none se ngo ko dukoze inama ku rusengero ngo korari ngo ikakoteza ngo nkaba nanjye nitanze 2020 ngo wayampaye ndamugaye se ujya kuyitanga umvuga no yari umuntu mubi wamamagaye ese nimba uzi ko tugiye kubaka ukaba ugiye gukora ikintu utangishije inama bimeze biti uzi ko ntahitaga mbwira ubundi Imana yamunyeretse kera ahubwo ngiye sindebi yari yarampumye amazi ngo yampe nimba utayampaye yareke ngo winkangisha ngo nuko ari wowe ukora urumva ngo yampe ngo nimba utayampaye ngo wincunaguza ampaye agatangira kunshihagura nabona atangiye kunshihagura nka wese Mana ese uyu muntu aramutse abivuyemo wumva ikintu cyabaga kindimo mwise ugahita wongera ugafatira nkahita nongera nkasa nkufata mu kibuno hanyuma ubu umwanzuro wafashe n'uwuhe kimara kubonera ni Imana n'ukuri yampumuye amaso nakubwira ko nk'ibirozi yari yaransize byari birangiye kuko nkimara kumva ibyo ngibyo nahise mvuga ati reka aratangira noneho umva ko nababyeyi shara abana beza nyina umubyara ati mwana wanje umugabo arahinduka mwikwica urumva n'umurenge wanje bawujemo we na se n'abamuherekeje mwana wanje isoni nanjye zigiye kunkora abo duturanye barimo barambaza nti none suragira ngire ntago umuhungu wawe namwemera nago byakunda ngo iyo umugabo ngo mumaze kubana ngo arahinduka ntisuko sera numva mama nti rero ngewe ibyo guhinduka ntibindeba umuhungu wawe namubonye yanyihishemo ariko igihe kirageze Uwiteka aramunyeretse none se ayo makosa yose namenye hari na rimwe yigeze ambwira yego nibura ngo mvuge ngo arahindutse ibyo yabimbwiye mbere nibura ndabimwangira si ibintu mbwiwe n'abandi none se yari kuzabimbwira ryari none se ndajya kwishyura amafaranga ya rubanda yariye tutarabana ndayishyura iki nanjye ubwanjye ntayo mfite hanyuma ibyo bintu wanyuzemo ni ibintu bikomeye kandi umuntu wese bikwiye kumusigira isomo ngo birinde abantu b'abajura baza muri ubwo buryo kandi bareze ni na benshi ngewe ndabizi umwanzuro wafashe ku giti cyawe kongera gushaka
wafashe uwuhe mwanzuro ese noneho ubu ngubu ni iki wumva ushobora kuzongera cyangwa wacitse mana yanjye mu misharire ubu ndumva sinzi ukuntu umeze mbona ntararemewe gushaka njye n'ubu mu masengesho nsenga nabwiye Imana ntumenya mu bagabo waremye nta wanjye urimo rwose iki gisubizo ngiye kugisubiza ngo biki n'ibiki naba mbeshye yego naba mbeshye ubwo ntago nza hano byaturuka ntago nza aho bizava nimba ntararemewe gushaka ubwo basi ndatuje yego ndatuje nzirerera umwana wanjye abyare nawe murerere wenda mbona abuzukuru 2 cyangwa 3 cyangwa 4 nuko bimeze kuko nanone kuvuga ngo nge naterwa inda nkongera nkabyara gutyo icyo kintu nari narakirahiye ku Mana yego nani isaha ubwo nimba ari icyo kinege nicyo yego kahumura mu ijuru hari Imana niba ari icyo kinege nicyo mama shari narahahamutse nukuri ko Imana ngiye nta chance mfite pe oya Imana irahari Imana irahari we okay reka tunasoza ikiganiro uvuze ibintu bikomeye kandi biriho abakobwa n'abagore bari kwishakira amafaranga ku bagabo abagabo bahindutse abagabo abagore ni ukuvuga ngo abagore bahindutse abagabo bahinduka abagore nuko gahunda zimeze umugabo wo muri umusore wo muri iyi minsi ubwo ariko wenda ntibanyumve nabi ntago ndimo mvuga abagabo muri rusange ntago ari bose nabyo ariko abagabo bo muri iyi minsi bigize abagore murashaka kuza kurya imitsi y'abagore ntibashaka gukora barashaka gutereka inzara nyine bakigira n'abagabo bakitukuza bakambara imyenda kurya neza basigaye cyane ntago gitandukanye umugore n'umugabo basigaye basuka basigaye batobora amatwi basigaye ibintu byose bigize nk'abagore nyine deja niyihe nama ushobora kugira abagore cyangwa abakobwa bari gushaka nibakanure hari ikindi se yego nibakanure man imihanda yajemo imikuku pe ni urukundo rwo ntarwo nshuti zanjye nta ruhari ntarwo nimba ari bya bihe by'imperuka wenda twagezemo kuko urumva ngewe nabanje kugira ngo wendane sijye genyine ngewe none ibyambayeho narabirebye noneho nahamagawe n'abantu nk'ibihumbi ati nanjye byagenze uku nanjye byangendekeye uku nanjye ubu bimeze uku buri umunsi ku munsi urasanga amakupura aratandukana urumva n'ababanye mu rugo nabyo biranga n'abasezeranye bigapfira mu mirenge n'abakoze mariage umunsi umwe hari uwo nabonye we ubukwe bwapfiriye neza bagiye ku kiliziya yambaye n'ivara umusore yaramubeshye nta sare yashatse ntaki ngo iki nawe yaciye kwa Sabe cyo bintu naho harimo abazimu babi cyane neza imodoka baziparika ama V8 atigeze yishyura na V8 n'ibihumbi 10 aragenda terura izo V8 zari za Miss Miheto arazikodesha abwira ngo nibaza basinyire sheke barazijyana ubwo mva narume bo bamubengeye neza bamukuramo na pari mu muhanda Marene aramubwira ati tuvire kuko shofe urumva Miss Miheto imodoka ze barazijyanye bajya gufata umugeni mu Bugesera nta n'igice ratanze Miheto ahita hamagara abwira shoferi atumva utagira umugeni atinjira mu modoka ntago bigeze batwishyura shoferi nawe ngo abonye umugore umugeni n'ivara ariko yanga kumukoza isoni aramureka ajyayo ayinjira mu modoka na Marene bose bamaze kwinjira muri ayo mavewiti bageze hano mu Bugesera kuri station shoferi araparika yego amaze guparika na Miheto araza baravuga ati bageni mwe ntago imodoka zishyuwe umusore batese kutishyura imodoka ati nta mafaranga mfite wafashe imodoka z'abandi ujya gufata umugeni wawe nta mafaranga kandi ubwo nyuma yaho n'iyindi story umugeni yaravuze ati uko yankoye amafaranga kongera akayanyambura ngo yabanze 600 arongera arahindukira yarayamuguza ibintu ni Yesu we uko arongera arayamuguza nabivuga ngo iki arayamuguza na yarayamuha wa mukobwa arabihisha bihishi waba bihisha ibintu by'umwanda ibintu byabaye umva byageze aho umugeni wenda nko kwiyahura abantu nibigumanira barangije ahita amubwira ati musohoke mu modoka ikintu Marene yari yavuye muri Canada
yekorewe musore ibyo wakoze ni byinshi. Umugeni yahise aturika ararira, hari ibyo yari yarahishe Marene n'ibiki, aturikira mu modoka ararira, aramubwira ngo nimumusohore ngo ndababwira nyuma. Barabasohora na pare babasigaho. Ni inkuru ya trending, umva ndaza kuyiguha link urebe. ariko si ibintu ni arangije bahita bajya kuzana ibintu yari yaraguze ibyombo n'ibiki, kumbi n'inzu yagiye kumurongoreramo umukobwa niwe wayishyuye. N'amatera agiye gusasa niyo yavanye mu rugo kwa mukuru waho yabaga Kimisagara. Aragenda aravuga ati yahise abwira wumve ko na Muheto yaparitse imodoka ye bakagendana muri yaramu mumperekeze ntore y'ibintu byaje vuba vuba mugire favo. Bafata umukwe bamutaho ku muhanda na pare, barangije barirukana bahita bagenda bayora bya bintu by'amamare n'ibiki yajyanye umusore. None uzagashya ko uwo musore yagize yafashe moto aza birukankana ngo baje kumwiba, aza yirukankana na moto n'amakote. Ubwo bukwe ku kiliziya ababyeyi babuze aho uko bari bwinjire ku kiliziya bategereje abageni barabona. Icyo kiganiro ndebe kumbi ntibarimo bazi ibibera mu muhanda. Yararize uwo mugeni umubonye ukuntu abantu bashaka abagabo subu turababwira ngo iki babe batuje ni batuje barira mwumva uyarize n'uwo yarize. Hari n'abandi baje nge kuyandirira bitigeze bigera kuri kamera barabimbwira mu buzima bubi. Hari umuntu noneho numvise nadakora, hari umuntu numvise wanteye ubwoba, yatanze inkwano kwa nyirabukwe sibyo, amaze gutanga inkwano arayibaka mu kinyabupfura sibyo, aragenda arabirundanya byose ngo bakora bimwe abagore bakora bagiye yego bradishawa barayikora. Wa mukobwa ngo bamuha amafaranga ntavuze kugira ngo abantu batiyumva mishi. Yesu we yabateretseho nayo mafaranga bakora arayajyana bafata n'ibishyingiranwa. Ibaze umuntu watekinitse abatekinika n'ibishyingiranwa nabyo arabijyana, uri kumva n'inkwano arayisubiza. Niyo ubona kubwiraga izi ngetura rero yabanje kumuha 600,000 nyuma izi ngetura rero bimenye ko haje ingegera ziri kwiba mu bundi buryo. Nibyo niko bari guhagurukira ibisambo by'abapasiteri n'abandi haje ibindi bisambo by'ubwo buryo. N'ubundi ni ukubeshya nuko byaje kuri kamera, ariko hari abandi bagenda bakabihisha ngewe amakuru bitse amakuru menshi y'ibi bintu nuko ngaho rero mwabyumvise. None se nyuma yaho hari uwamamagaye ati namuhaye 400 ati ambwira ko agiye gusohora indirimbo. Mbese we neskoro ubu mbese hari ibisambo bishinzwe kurya abagore batagira abagabo babibeshya yuko bagiye gukora ubukwe. Njyewe ko namwe mukunda ubukwe mw'abagore mwe mukunda n'abagabo, ubwo sumva utarahombye mukore attention. Hanyuma rero turaba Imana iguha umugisha ntiwihebe. Ntabwo ubuzima burangiriye kuri uwo kari agashuri, ari amafaranga wahombye n'imenerivare n'ukuri ntabwo urapfa. Mu bantu Imana yaremeye abagabo nawe harimo uwawe, buriya n'Imana yajyangwe kwigisha ariko uwawe arahari. N'ukuri ntiwihebe kandi ntiwikure ku rutonde. Hanyuma rero Imana nibibaho umugisha abakunzi ba Mama Sharirene, mugira ubwenge mube maso abajura barateye. Nkuko izina ryanjye ubundi nitwa Mukantwari, nge ntago nabihisha, ntago nareka kubivuga. Erega ubuhamya tuvuga n'ubwacu sibyo, ubuhamya mvuga n'ubwanjye. Hari abandi bakavuga ati uriya mugore ubundi biti umva wowe menye ibyawe sibyo, oya niba kwihorere nanjye ndekera ibyanjye nimba bitari byakubaho it's okay. Imana ikurinde rwose ntibizanakugereho n'abawe ntibizabagere. Sawa rero ariko menya ko ibi birahari. Niyo ndabizi ko bihari, bansanga mu gikari bakandirira. Ubwo urabimbwe mita ubwoba bunyica, numvise n'ubwo buranyishe. Ni inkuru ndi kumva nyinshi cyane. Mana rero nibaho umugisha turashoje. Amen. Amen.